Yes, Janet, hi. Hello, Hello. Jihai. Yes. I'm good. Mumeze mute. Tumeze neza shu. Ya, reka ngire rero ikintu nkiriyaringa hano. Ndagira ngo nkiriyaringe ibi bintu by'umwana warerewe mu rugo iwacu, right? One more time. Bikiriyaringe kuko mbere nigeze kubikiriyaringa mbona abantu bamwe barantera amabuye, bamwe babifasha ukundi, bamwe babifatamo amatiku, ariko buriya ikintu gifashe kuri family y'umuntu ugomba kugira ibintu wisobanuraho, more especially abantu baje bakubikaho ijuru, right? So amambere the first time navuze kuri uyu mwana Jihad yari yakoze live, nanone turakora idinga n'uyu mwana nduta cyane nabera nyina na mubyara kukangana n'abakobwa abana ba mungana. Yes, bangana. Yes. So in respect ya family yanjye niyo mpamvu nza hano nka clearing some of the things bitavuze konje guhangana n'umwana mbyaye. I want you to understand this. Iyo bifashe kuri family yanjye noneho nkumva barayivugaho ingambo ibyo twakwita fake rumors, right? Ndaza ntagira ikintu ntangaza. Of course twese ntabwo dutekereza kimwe. Wowe ushobora kubona uriya mwana w'umukobwa ari we uri in the right way ibyo arimo kuvuga, abandi bakavuga bati Janet ihangane, ko n'amakomenti ndayabona, Janet ihangane, Janet nta muryango utabura ikigoryi ntaki. Ibi bintu reka mbisubiremo mwa bantu mwe, kandi ndagira ngo paying attention kuko izi live ziravuzwe cyane ku muntu uvuga ko yavuye iwacu kandi akunze kuza ku mihanda akavuga izina ryanjye akarimentioninga, arakaye cyane mu burakari bunini cyane, singira icyo mvuga, abantu bagasigira bantera amabuye. Well, uyu mwana mbisubiremo, ntabwo nigeze mwihakana ngo clear, niyo nabyandika nti ntabwo muzi, mbisubiremo icyo navuze ntabwo tuziranye, nongere mbisubiremo mu recording, mu bishyire mu mitwe yanyu, biba sinkingemo, ntabwo tuziranye cyane nk'abantu bo mu rugo family yindi yabanye nawe yanamurezeye. Jewe uyu mwana namubonye igihe kitarenze ukwezi n'ibyumweru bibiri in my life. Afite imyaka 20, mfite imyaka myinshi cyane namubera nyine, ariko nge namubonyeho rimwe in my life, me and her namubonyeho ukwezi kumwe n'amezi 2. 2014 ari akana gatoya naratashye musanga mu rugo nk'abandi bana. It was my first time to meet her. Mama mbwira ati uyu mwana rero baramuzanye bamusiga hano ndamurera. Ise abagore barambwira ngo musaza wawe niwe wamubyaye. Ni well and good. Mama ko namenyereye ko arera n'abandi bana bandi, ndavuga ntoke yari umwana mutoya pe. Urumva ko umwana muto ntacyo navuganaga nawe, nta gitsuri nigeze mureba, ahubwo nagafataga neza mbona arakana kagakobwa kari little girl karaho ngaho nkagatesa. Urumva njyewe narekaga na activities najyagamo uyu mwana nkamugumana. My mother wenda ari nko mu bitaro, nkagumana nkanga gusiga abana bato mu nzu, nkaguma nkina nako kakundaga kuririmba nk'abantu mwe ABCD. So njyewe uyu mwana yakuze mwereka urukundo. Njyewe the short time namuboneyeho namweretse urukundo. Urwo rukundo ikintu twaje gupfa, nongere nyisubiremo, ikintu twaje gupfa n'uyu mwana nuko yatangiye iriya mico mibi. Nkamuvugisha tukaganira, nkamubwira nti wanze ishuri, wikuye mu ishuri ntacyo ubuze,
hari abakozi bakumesera uniform bakugaburira bagukorera ibintu byose uri ari wowe kana gatoya kari mu rugo mama yafashe nk'akuzukuru gatoya agutetesha wanze ishuri utangiye ingeso mbi ubwo turimo kuganira njyewe nawe kuri telefone ariko mwibuke ndamubwira nti nukomeza zino ngeso mfite abana benshi bakeneye ubufasha ndimo kuguha ndibukureke nzakureka nti umwana yanga ishuri yanze ishuri ndamugira inama nifata amafaranga nzaguha amafaranga ujye muri salo utangire gutraining ibintu byo gusuka imisatsi urebe ko wabona experience muri salon maybe one day one time nubu nukura nzagukorera ka salo wikorera ka business kawe niba wumva ibyo kwiga kabisa utabishaka aturakoze anti muguriye telefone ndabyibuka namuguriye telefone ya ntuza ya ntuza what is it Samsung yes namuguriye Samsung muhaye Samsung atangira kuyifata nabi kuyikubita hasi akajya noneho muhaye uburenganzira bwo guhamagara abantu akabyuka mu gitondo akaba yagiye akirirwa yagiye mama arambwira atari ku uyu mwana urimo guha ibintu ari umwana mutoya nabyo sibyo ati Jesse ko ndera abana wiza kunderera gutya abana ati nta mwana ungana gutyo uha telefoni ati nta mwana ungana gutya waha amafaranga akayifatira ati ntibibaho ariko mama naje gusanga afite point mama arambwira turimo kunyangiriza umwana okay ndavuga okay mama reka rero mbireke amafaranga ntago nzongera kuyamuha niba kubishaka nge nyacisha ku muntu mukuru mbikora gutyo ubwo uwo mwana w'umukobwa abonye ariko ubwo nge namuhaga amafaranga mugurira telefoni kuko mbona n'abacu hano ari bato bangana niyo myaka bifitiye finances zabo bifitiye telefoni zabo nkashaka kumurera muri .com you understand ariko mama we akamurera mu byacu bya kera nk'umubyeyi mukuru so nza kureka ndimo gusobanura bino buntu ngo munyumve ntago ndi umubyeyi mubi n'abatarabange ndabafasha mumaze no kubibona n'uyu munsi nafashije abatarabange every day mfite charity jewe nkorera hano ku mihanda mwese muranzi so uyu mwana mama we of course akamurera nk'umubyeyi mukuru akashaka ko ibintu guharira umwana ibintu n'amafaranga biramwangiza ariko ngewe nkamurera nk'umwana wa .com of course abana bacu tubaha amafaranga tubaha telefoni n'iki tubaha iPad bafite ama computers ngewe nibyo ngibyo numvaga uwo mwana wa new generation agomba kubona ibyo ngibyo mama we akamurera ibyacu bya kera okay mama noneho ndamubwira nti okay ndeka nkurekere uburenganzira bwawe nubundi watureze gutya twarakoze kandi twamenye ubwenge and I think you are right mama musubiza uburenganzira bwe mama faranga nkajya nyaha mama umwana rero yaranabyivugiye mu biganiro kwa Yago yabivuze ahantu hose aravuga ngo mama ndanjaga muha amafaranga ngo yo kumufasha atabihakana urumva ko atavuze ngo sinigeze mufasha atabihakana ngo najyaga muha mama ngo akamuha ibice atamuha ibice ko yamuhaga akajya kunywa ibyuma ko yamuhaga akajya akirirwa hanze agataha yasinze so mw'abantu mwe nuko mutari ababyeyi bamwe na bamwe hariho abana bananirana so ukuntu rero byagenze ibyo uyu mwana nubwo azana kantu kakavuga ngo byo mvuga sibyo iyi niyo true story umwana murekera mama ariko turakomeza turarwaza umwana kugeza igihe yagiye kuva mu rugo nta muntu abwiye aragenda arabura je no mu rugo rero batinye no kubimbwira for a long time kuko njewe uyu mwana namukundaga cyane ku buryo ntashakaga ko hari ikintu ababara batinda kubimbwira ko yagiye ariko umuntu waje kubimbwira arambwira tuzabiceceka nanjye ndabiceceka nangaga kugira nabo nshwana nabo mu rugo ariko umwana ubwo yagiye nje ubwo yagendaga nkajya mubona online hano akaza none yaratangiye gusebya umuryango wacu ubwo nje ndimo kubireba hano online ariko mu rugo bazi ngo ntago barabimbwira ariko njewe yari yaragiye agasaba akaza kadusebye hano mbireba tubiganiraho n'abandi banisi bose ndababwira guess what umwana arimo kudusebya tukora iki turaceceka zihorera yadusebeje for
good 2 years ntaravuga. Imyaka 2 n'itariki ndayifite n'amateksti ye hano ndayafite, ambwira w'ikintu yanyandikiraga akambwira ngo nimwoherereza imisatsi for example, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndamubwira nti wowe reka nkubwire, njyewe ndibuka ijambo namwandikiye yari amagambo nk'3, ntitwumvikane ni kandi twubahane. Nuko namwandikiye twumvikane kandi twubahane. Namenye ko wavuye mu rugo ntiwabimbwiye, ariko ndakubona online urimo kudusebya. Wambwira ibyo bintu byakubayeho mu rugo, uvuga ko wafatiwe mu rugo iwacu, wambwira amazina y'uwagufashe nkagufasha tukajya nkabikurikirana, ko na mama atari kwemera ko uwo mwana bamufatira mu rugo iwacu. Ese n'uwuhe muhungu ari mu rugo iwacu wamufatiye mu rugo? Arimo gusebya ngo ba anko baramufashe mu rugo, abahese babagaye ko bishiriye, ko bapfuye, ko bashize, nabahe ba anko bamufatiye mu rugo, kwabeshya kwa fabricating ibintu. So uyu mwana rero aragenda arihindanya hanze, ariko njyewe namubwiye amagambo 3, nitwubahane, sinshaka kuntuka, njyewe nukuri ntabwo nakomezanya nawe umeze gutyo, ntushatse wareka kunyandikira, twubahane. Niko nakoze gutyo, sinigeze ariko mubloka. Namubwiye ayo magambo, arambwira ngo reka ngufashe nkubloke, yamvugayo ngo reka nkufashe, aya macyati ndayafite, atereka ngufashe nkubloke. Niko yakoze, arambloka there and then. Uyu mwana ntitwongeye kuvugana. The next thing I saw kuri media, banyimaga amata, mana yanjye ibiryo byo mu rugo ko bamenaga, iwacu ko tutameze nabi mw'abantu mwe, dushobora kwigezaho ko dushoboye nk'abandi. Umwana wakuriye hariya mu mujyi yaburaga iki? Ati sinigeze anywa amata, ati nabonye Blue Band uko nigurishije. Uyu mwana aratangira arabeshya ngana kuriya. Njye nicyantangaje, umwana ungana kuriya guhimba kabeshya. Ikintu nakoze naricecekeye, mujya kure, akajya nyandikira kamburoka. Uyu munsi akongera akanyandikira kanuka kamburoka. Ejo bundi ntashye uyu mwaka ngiye mu Rwanda, mbonana n'abandi bakazi. Ikintu yakoreye violent abandi bakazi nibe, atubona mu mafoto ngo mwebwe ngo wamumuhoro ngo mbateme, akajya tubwira amagambo ateye ubwoba. Biriya bigambo byatukana. Icyo nakoze muhungira kure, nabwiye mama ni njyewe uyu mwana muhungiye, nta kintu nzongera kuvugana nawe, urumva? Sibwaje Kasuku yago niwe watangiye amubaza story. Umwana aratomboka, ya live yose turayafite. Umwana aratomboka karansebya ukongana gutya, ngo ngenda araguza muri Canada. Mu buzima sindabona abapfumu, ngo mva muri Canada ngo mfite ibirozi, ngo ara predicting ibyo afite mu mitima ye, evil spirits zose akazinshyiraho, aka predicting ibintu byose biba birimo akabishoraho. Ngo ndajya mu Rwanda ngo nkagura utwana dutoya tw'udusore. Umwana ungana kuriya w'imyaka 20 akansebya ngana gutya. Na professional yanjye ni ikintu ukuntu nitwara mw'abantu mwe, muragira ngo mwebwe murimo jye ikinzanye hano n'ukubabwira one word gutya. Iyi bintu bitarakugeraho ujyagenga abandi. Abantu baza hano ngo twihakanye umwana, ngo twaramwihakanye. Sinigeze mvuga ngo ndakwihakanye ngo ntura amaraso yanjye. Namwihakaniye ingeso mbi, mutandukanye ibintu. Navuze nti sinzi ko uruwi wacu witwara gutya ufite ingeso nka zitya. Simbizi kuko nta mwana wacu ndabona, kandi byo nemerewe kubivuga n'uburenganzira bwanjye. Rero mwebwe mwirirwa munyandikira hano ngo nihakanye umwana, nagize niyo utaragerwaho n'icyo kintu wowe birakunezeza cyane, you are free to talk. Ariko agahinda njyewe mfite kunsebya uriya mwana naramuhaye atabyihakana, abivuga ko namuhaga ko namufashije atabyihakana, ibiganiro bihari live. Kasuku akamufata akamushyira hariya
Kasuku akanyanyagiza ibirenge hejuru asaza imigeri ngo kuko banutse. Kasuku nagaburiye, Kasuku nagaburiye nawe akora imishinga yo gufasha nkuko mwese n'abajyahadi mwese mukora imishinga yo gufasha, nkahaguruka nkafasha. Nejo narafashije. Godfather yantangira ubuhamya, nta charity organization ijewe nafasha mu Rwanda. Uwo ni wa mutima wanjye mwiza. Ariko mbabwira nsoza, umuntu wese wahaye platform muri ya mwana akabyishimiramo, antuka, ansebya, atanzi cyangwa sanzi, yabyirengagije. Niyo mpamvu na postinze nti Imana iratikishyura. So mbabwira nk'umuntu mukuru, uyu mwana w'umukobwa yagiye gufatwa how do you call it, lib, urumva nayo yabirebye, yanarayizinze, yarize, intelligence yacu irakora, iranarayizinga ikajajinga mitwe y'abantu ikareba ngo uyu arakora ikosa, uyu nta kosa akora. Right? Uyu mwana ntabwo ari mu maboko mabi, mureke kujya hano ngo mu using that thing against me because you don't want me ku nyungu zanyu. Uyu mwana nta maboko mabi arimo, ari mu maboko meza cyane. Ahubwo nishimye mbibagaragarize ko nishimye, ari mu maboko meza. Wenda azavayo abandi babyeyi bagerageje, ari rwo rwego rw'ubugenzacyaha RIB mfatiraho ngo ndabushimire ko bwakoze umunyarwandakazi w'umwana muto bukamukura hariya. Umuntu uzati the depression. Do you know what depression does? Umuntu ari yahura. Uriya mwana ukuntu yavugaga kano y'amaso, umuhaye umuti yarakaye kuriya yanywa agapfa. So ari mu baboko meza, ni mutuze, ntacyo. None se hano ni muri Uganda, nako na Uganda reka nike kuyivuga gutyo, ahantu bagutwara mu gihome ngo barakuzitagura, bagukubite, baramugaburira, bamutoze. U Rwanda rwacu rurakabaho. Nk'abantu mwe mureke kumbona hano mukanyita umubyeyi gito. Sinigeze mba umubyeyi gito, narabiberetse, ndabibereka, ndakomeza n'uyu munsi ndafasha mbikwe ku mutima. So guys, ndagira ngo mbabwire mwebwe muncira imanza ngo ndishimye, ndareba ubuposti bwanyu ngo uyu mwana yaratereranywe. Yatereranywe iki? Murashaka kumbwira ko amafamiye yanyu yose ari perfect, nta mwana ushobora kuvamo akayoba? Jewe Jackie ntago mwanga, naramukunze, ni nacyo cyamwikije depression because I kept quiet. Okay, nkuko bivuga depression, I'm saying depression sinayimusuzumyamo, sindi umuganga, disclaimer. Ariko reka mbabwire, warayivugira ko ayifite. Ariko se niba azi neza ko afite depression, ngo naramwihakanye, kandi buri munsi akaza avuga ngo naramwihakanye, akavuga ngo nzaza nkambakamba musaba imbabazi, ngewe wamurebeye, ngewe wamukoreye ibyiza byose, ni ngewe uzakambakamba njya kumusaba imbabazi, ujya hariya akantuka ibitutsi by'ibishizi by'isoni by'indenga kamere ya Kinyarwanda, yarangiza ngo n'umwana wo kwanda barasa. Ubu koko nabaza ngo koko n'uwo kwanda barasa, nabibaza mukavuga ngo ngwiki, ubuse si ugusebya n'uwo muryango wo kwanda barasa? Come on guys, think. Jewe nimumbabarire, munshyire hasi, ntacyo ntakoze. Uyu munsi yigarutsemo akamenya ko yababaje ababyeyi bamwe na bamwe, ndabona atari nanjye yababaje, guhera no ku mubyeyi wamureze bamuzanye ari 6 months, ariwe mama wambyaye. Navuga ati nibura narakuze, abantu bamfata neza, cyangwa se baharaho nari nafite ubwenge bakamfata neza, ibyo akabitekereza. Njewe my hands are open, never say never, we can reunite. Ariko for now I closed my doors, ntabwo azongera kwinjira mu buzima bwanjye. Nkuko avuga ngo sinzajya mu buzima bwe, nanjye mu mutima wanjye hariho igikomere giteye ubwoba. Guhaguruka kantuka, naramufashaga tutaziranye, yarambonye a month and 2 weeks, ariko nkamufasha, atabihakana
amalive arahari. Mumbabarire muranyicisha n'agahinda. Umwana yaratereranywe, family yaramwanze. You don't know, you do not know, you do not know. Aho wowe bitarakugereraho nibwo ujyaginga abandi. So you guys stop. Ibi ni ibintu bibabaje biri sensitive mu miryango. Niba hari ikibazo wigeze ugira mu muryango kigukomeretsa, iki nacyo kiri kuri je today. Kandi baravuga ngo today is me, tomorrow is someone else. So do not joke in this. Ahubwo nk'abanyarwanda dukora iki kubona ibi bintu bidakomeje. Njewe ndi down for that. Reconciliation is always my theme. Okay? Thank you, Jiha. Thank you, Janet. Thank you cyane. Donc, kuko nabibabwiye abenshi baje aha bara nibo bagira nibo bari kumwe kumuburinga kandi nibo bamubwiraga kora ibi kandi nibo baprodingaga ibyo biganiro. So abanyarwanda rero Jihadi nkubwiye ikintu kimwe, hari umwana bakoranaga music witwa Benovia, yaragiye amukoresha ikiganiro, yari kumwe I think na Kasuku, Benovia I think na Kasuku, bamukoresha ikiganiro barimo kuncira urwo gupfa. Nicyo kiganiro kiracyahari kiri posted. Ariko the same girl niwe wahindutse uwo Benovia, niwe wamukozeho, niwe wamusebeje. Ubu Benovia arimo kurira yo nariraga, ariko nakwibika uwo Benovia arimo kubwira abanyarwanda ukuntu Jack ari mubi today. Kandi yaramufashije gukora ikiganiro tukabandi. Nicyo kibazo mfite. Yamukoresheje ikiganiro atuka abandi amushyira kuri YouTube ye. Icyo kiganiro kirimo kurebwa today. Uyu munsi arimo kurira ngo Jack yaramuhemukiye. Erega reka mbabwira, Imana ihorera igenge na postiza akantu mvuga ngo Imana nukuvuga ngo abantu bamukoya uko wumva ubabaye, uko wakoresheje uriya mukobwa ikiganiro ubabaye today kirimo kurebwa. Ukimukoresha ngo ntuke, umwana yanutse ibintu. Ikiganiro cya Benovia kirahari kiri posted, ariko Benovia right now arimo kuvuga ibibi kuri Jackie, arimo kurira uko Jackie yamuhemuye yamututse. Okay, enjoy the tea Benovia, all right, enjoy it. Wumva ukuntu ubabaza abandi, nawe God pays you back now. Kasuku akabikora nkaho ari ntuza, ari joke. Umwana yakwanga no kumvugaho ati harya Janet ataraho kuko ashaka ko avuga kuri Janet cyane agatangira. Yes, you Kasuku, shame on you. Wibuke neza ko na Rib yakubwiye ngo ibyo biganiro bihanure. Nutabihanura ntugire ngo ntibakureba. They are very smart, those guys are so smart. Nibakureba ubigumisheho wowe, your time will come. Jackie yaramaze imyaka 2 anuka none stop atuka abantu bose, none stop asebanya. Mwari muzi se kwa banamubwira batari ko waganje Rib kiza gufata ngo Rib where. So what is this now? Niyo yarara mu munsi umwe amenye ko nawe ari yigiraga indakoreka. Right now nta muntu uri hejuru y'amategeko. Thank you, Jiha. Thank you, Janet. Good day. Okay, sinabibabwiye, sibyo natangiye hano mbabwira. Nkababwira nti hano muri iyi mihanda mwebwe mwabwiraga umuntu ngo vuga ibi mumwakserera izi saha, ni mwebwe muri kumusebya kweri. Nge ndasaba pe nibamureke, ariko nizere nawe kwaba yizabonye abantu bari kumwe nabo. Ubu se basi aho mwagahibikanye muri kumushakira umuloya, muraho muri kumutuka kandi mwarakoranaga ibiganiro muri kuvuga yego rwose. Nyagasa njyewe mu buzima bwanjye sinshobora kwifuriza umuntu ikibi pe.
oya. Kuko ntawamenya iyi si ntisakaye mw'abantu mwe. Abanyarwanda muri babi bamwe na bamwe. Uribaza umuntu umukoresheje ikiganiro umubwira tukuyu umubwira ibi, uzamura amaboko n'amaguru, mu gitondo uramwigaramye. Alo ibi byose ariko naje ndabibabwira. Ibushize narabibabwiye. Twese muri iyi mihanda turavuga, umva turavuga, ariko mureke mbabwire ntimugakabye. Iyi si ni nto mw'abantu mwe. None uburyarya bwanyu si ngubu. Nyagasana mworohereze, ariko namwe mwamukoresheje ibiganiro. Umunyarwanda kuhinduka mu isegonda rimwe. Umunyarwanda agira aryaka kwiyubika. Ewe nuko reka jye nigendere njye kwibwerabwerera njye turasubira. Good morning. Mwaramutseho neza. Sasa rero I'm here few minutes, iminota mikeya cyane, ariko ndashaka kugira ikintu mbabwira. En fait, nizere yuko muri amahoro. Mwaramutse mute, mumeze gute, muraho, murakomeye. Nizere yuko muri amahoro, nizere yuko ka weekend kabamereye neza. Good morning. Anyways, naraye amajoro yose, naraye nkurikiranya ama YouTube menshi cyane, haba kuri Twitter n'ahandi heshi. Yes, of course ndinjajwa nkuru probably, ariko hari ikintu nshaka kubabwira kimwe kitagira icya kabiri. Mu bintu tuzajya dukora cyangwa tuvuga, as long as byagenda gute, kuko nta uneza rubanda, tujye tugira n'ubumuntu, kuko ubumuntu niyo ntangiriro y'ubugingo butajya bupfa. Kabone niyo wapfa, ariko iyo ufite ubumuntu, buriya nuko abantu benshi baravuga, abandi bakibaza, abandi bakajudginga, abandi donc byinshi cyane. So aha rero ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Narebye nsanga abantu mukoresha social media muri indyarya. Njye niyo mpamvu njyewe nzakubwira ikintu nyine ko kindimo, ntabwo nzakubwira ikintu ndi gupapira ku ruhande, never. Ntabwo nshobora, kandi njye nanabibabwira. Iyo nkwanga ndabikubwira nkanabikwereka. Iyo nshaka kukubwira ikintu ndakubwira gutya turebana, cyangwa se kuri chat, cyangwa no muri comment, kuko sinzi kuhisha ngo yangoreka mwihorere, ngo areke kugira ngo atagira ibintu byinshi azana. No, ndakubwira pe, ndakubwira. Hari igihe nshobora guceceka ariko nkwibikiye tu, sindi wa muntu waguhereza. Ntabwo bibaho, mubyumve neza namwe mwese muraha. Niyo mpamvu n'ubundi guherejo nababwiye yuko umuntu wese uzajya umvuga, yamvugira kuri YouTube, yamvugira mu bikara. Abenshi nta nubwo mushobora kuza kuri YouTube ngo mumvuge, mujya mu bikara keretse imbura mukora. Ariko reka nkwereke, icyo gikara uzaba urimo na umuntu azaba ubundi jewe ntago ndabiyereka. Ubundi uyu mubona ntago ari jewe. Ntago ari. Ubu no kuvuga ngo ngiye kubanje cyane birushishewe. No kuvuga ngo uzajya umvuga. Uyu mvuze abantu baraza bakambwira, cyangwa uwo wambwiye abantu bakaza bakambwira bati se jihadi ko ibintu tutabimuziwe. Ibaze ko n'umuntu aza rimwe kabiri gatatu ngo runaka mupfiki gihe mfiki umuntu n'umuntu n'undi. Hari ubwo duturanye, hari ubwo twadikanyije amasambu, hari ubwo nkutwaje amaraso twaba dupfikiza. Nta kintu tushobora gupfa jamais. Ikindi muri iyi mihanda kuvuga bibaho n'ibiki byose. Reka ariko mbabwire po yanjye nshaka kubabwira.
naraye ndebye amanuzenya mujye naraye ndebye ama YouTube ndebe ibintu muri gukorera uriya mwana ngo ni Jackie. Reka mbabwize ukuri, muri indyarya zazindi nabuze nuko nzifata, ariko tu izina murazifite ry'uburyarya. Ni gute umuntu mukoresha social media muri benshi bamwe na bamwe, hari n'abantu muza muri kuri social media muje kwirebera no kwiyumvira, mutajya munashyiraho comment nimwe cyangwa ukandika comment bitewe nuko byumva, ariko hari abantu baba bashaka kwigira beza kandi ari indyarya. Je ntago nzakwigiraho mwiza, no, ntago bishoboka, kuko ntago jewe nabyishoborera rwose, ntago nabishobora. Buriya niyo mpamvu bababwira niyo mvuze ibintu hababwira ni jihad wanyu tu. Narababwiye ngo kino gihugu cy'u Rwanda gifite ubutasi buteye ubwo. Iki gihugu cy'u Rwanda kirareba, noneho inzego zibishinzwe baritegereza kandi bakanabasha no kwanariza ibintu. Bashobora kubona abantu muri iyi mihanda bakaba impamvu baba bataranagira gute, ariko bakavuga bati omwe aba bafite iburaburizo, wahengeka gutya wagira gute. Ndashaka kubamenyesha ikintu kimwe, noneho urwego rw'ubugenzacyaha baritegereza, barareba, kimwe nk'iyo banaguhamagaye urabasubiza, uragenda. Ikindi nye mbabwiza ukuri, RIB nizajya bahamagara, mujye mureka ibyo murimo, mugende mubitabe, kuko nta kibazo, sibyo? Kuko barakubaza ukabasubiza, nabo baratekereza, baragira gute, bakavuga bati okay, uko uyu muntu yabitubwiye cyangwa uko twabyumvaga siko uyu muntu we abifata. Nukuri none se twese ntabwo bajya baduhamagara? Baraduhamagara. Ariko reka mbanze mbabwire, ubu abantu mukoresha social media mutekereza gute ko RIB bishobora kuba yakwibeshya ku kintu runaka cyangwa ku bantu runaka cyangwa umuntu runaka? Turi kumvika?